ubu rero uyu munsi turaganira ku bijyanye n'ahantu hagiye hatandukanye wamukora ku buryo yisanga mu rukundo akabikirinda akavuga ati ibintu noneho bitabaye ubanza ari njye wakiyahura ubanza ari njye wapfa ubanza ari njye utamera neza mu by'ukuri ugasanga umukobwa akwiyumvisemo muri rwa rwego udashobora nawe gusobanura uburyo yakwiyumvisemo. Niyo mpamvu rero nateguye iki kiganiro ntabwo turabivugaho mu buryo burambuye buziguye n'umuntu wenda wari ufite ikibazo nk'icyo ngicyo gikemuke, kuko hari igihe usanga buri gihe umuntu aza akavuga ati njyewe mu buzima bwanjye busanzwe umugore wanjye tumaranye imyaka runaka ariko mu by'ukuri nta hantu na hamwe ndamukora ngo mbashe kumva ko anshaka cyangwa se ambwire ko anshaka. Niyo mpamvu rero y'iki kiganiro tugiye kuvuga ahantu hambere rero ugomba gukora umugore cyangwa se umukobwa ugomba kumukora aha mu rutirigongo hano munsi haruguru y'ikibuno gatoya. Kuhamukora ni byiza cyane kuko niho ni mu gice cy'abagore, reka mbyite gutyo, ni mu gice cy'abagore. Umugore wese nubwo yaba ari undi mugore mugenzi we uhamukoze ahita yumva ubushagarira mu gitsina cye uko byagenda uko ariko kose. Ni kwa kundi nyine ushobora kwicara umuntu akaza akagukanda hano, niyo mpamvu ujya kumva umuntu aragukanda hano ukumva umuntu ahise yireko akazamuka gutya cyangwa ukumva abaye nk'uwaniramo ukuntu. Icyo gihe rero aba afite ukundi kuntu yiyumvise, cyane cyane akabyumvira mu mwanya w'ibibanga. Niyo mpamvu ufata udutoki tubiri gutya utu, noneho kubera ko uburyo uri bumufatemo ni iyo ari umuntu uri bugufate reka nkoreshe kano kaboko iyo uri bumufate nka gutya utu dutoki nitwo tugenda tugakora hejuru gutya neza neza mu rutirigongo hegereye neza ikibuno, ku buryo iyo hakanze rimwe cyangwa kabiri ahita abyumvira neza neza mu gitsina cye, ku buryo ahita yumva ubushagarira akumva ururinda, akumva nyine arasaze, akumva umubiri birahindutse, uko byagenda kose akumva nyine akwiyumviseho mu bundi buryo budasanzwe, bigatuma ashobora guhita yihutira kuguha imibonano nubwo utaba unabimusabye. Reka buriya hari n'igihe usanga igitsina gore kuba wamwicaza ukamubwira ngo ndashaka kumpa birajana cyane. Hari n'igihe rimwe na rimwe abyumva ko umusuzuguye cyangwa ikindi gihe akumva ko wamumenyereye, kuko buriya abagore niba hari ikintu cya mbere abagore bakunda icyubahiro. Rero icyo cyubahiro niba tucyaka abagabo ni ngombwa ko namwe mukiduha kugira ngo mutuboneho bya byishimo mudukeneyeho, natwe tubahe ibyo byishimo mudukeneyeho. Ahantu ha kabiri rero buriya ahantu abantu batazi hatuma umukobwa yisanga ari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina nubwo yaba atabiteguye mu ntege. Uriya mu ntege ni igice cyiza cyane cy'igitsina gore cyangwa se cy'abakobwa usanga kigira ubushagarira bwinshi kandi kigatera santima ku mukobwa. Ni ahantu ushobora kumukora agahita yumva ibintu bye byose yabiguha nubwo yaba yakwimye inshuro igihumbi. Uwo munsi ujya kumufungura akubwira ati se bite, ariko nawe mabona nta gahunda uba ufite, ugasanga umukobwa w'ubwiwe arirekuye akubwiye ngo ndashaka ko tugirana igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Njyewe niba atabikubwira cyangwa akakwereka amajese, urugero nko kwinyarira cyangwa se kuba akomeza kwifatisha gukorakora mu biganza, buriya mu biganza ni ahantu naho hagira santima nyinshi cyane cyane ku gitsina gabo. Ubwo rero mu ntege niba utazi ukuntu wahakora nabwo ugafata za ntoki zawe ebyiri nahoze mvuga izi ngizi, kwa kundi nakwemerera kuza kukwicaraho biraba byoroshye kurushaho, kuko iyo akwicayeho uburyo aba yicaye n'uburyo nyine busanzwe tuvuge yicaye areba nka hariya, ufata ka kaguru ke kamwe ukakarambura kakagera nyine kure, hanyuma ugatangira hari imitsi ihaba hariya mu ntege neza, akakobo k'imitsi agakobo kabamo hano mu ntege kabamo imitsi. Iyo mitsi rero habamo imitsi ibiri, hari imitsi ijyana ku bwonko, ku bantu babize ibintu by'ubumenyamubiri barabizi, hari imitsi ijyana ku bwonko, hari n'imitsi ijyana mu birenge ikagera mu birenge. Iyo mitsi rero uko ari ibiri ni imitsi y'ingenzi cyane ku gitsina gore cyane cyane mu ntege. Iyo ugiye ukafata twa dutoki tubiri ukajya ugenda usa nk'ukandaho gake gake, noneho ukamanura intoki bukeya tuvuge wenda nka gutya
urabona intege z'umukobwa wenda ni ahangaha gutya ugahita ukandaho gutya ugakandaho warangiza ugasa nk'uzamura ujyana gutya ku matako ukongera ukamanura ukongera ugakanda kuri ya mitsi. Ni ukuri kw'Imana nataguha uzabimbaze kuko niba umukobwa ubimukoreye ukabikora neza, ntabwo mvuze ko wenda udashobora no kubikora nabi, ngo nubikora nabi ntabwo ari njye uzaba ufite ikibazo n'uwo uzaba ugifite. Nakubwiye yuko ukandaho ukazamura hejuru ku itako usa nk'ugenda ku itako ukongera ukamanura gutya ukongera ugakandaho. Mu by'ukuri ahita agira santima nyinshi ku buryo usanga hari n'igihe ashobora guhita gufata akaboko kuko uri kumujyana mu yindi si, kandi ni mu gice cyiza cyane umukobwa yumviramo ubushagarira cyangwa se santima bimujyana no ku mibonano mpuzabitsina kuko ahita abyumvira mu gitsina cye mu myanya ye y'ibanga. Ahandi hantu rero umukobwa ashobora kumvira ko ashaka imibonano mpuzabitsina yewe atanabiteguye kandi atanabipanze ni mu mukondo. Buriya mu mukondo ni ahantu heza cyane, ni igice cy'umubiri mwiza w'umukobwa, kandi abakobwa benshi buriya mu mukondo bakunda kugira umukondo utereyemo winjiyemo imbere. Nta mukobwa ukunda kugira umukondo uje inyuma gutya, abenshi bagira umukondo utereyemo imbere ku buryo usanga ari ahantu ushobora gukoza urutoki rukagenda rukaba rwagera nka hano gutya kandi ari umukondo nta kindi. Buriya rero nacyo ni igice cyiza cyo gukoraho umukobwa. Niba umukoze hano gutya ku gice cy'inda, ni byiza ko uko umukoraho ku nda, kuko inda yo aba yumva nta n'ibirenze, no ku kibunoho biba bigoye kuko aba yumva ko usa nkaho uri kumwinjira mu myanya y'ibanga cyane. Ariko ukozeho hano ku nda ugasa nk'ufata rwa rutoki rwawe ugasa nk'urwinjiza mu mukondo gake byoroheje, nta ntambara, nta bintu byinshi, nta kwa kundi nyine wumva ko ari umukobwa wisanzuye uri kumwe nawe nta kibazo. Ibyo bintu bimukoreye rwose ahita aguha byihuse, nta nubwo aba yanakakugora. Ni byiza rero ko aho ngaho uhakora kandi ukahatinda cyane, kuko buriya umukobwa wese ntabwo abura santima, ahubwo biterwa wowe nuko n'ahantu usanzwe uzi hagira santima kumurenza. Ahandi hantu rero mutazi gukora ku bakobwa cyangwa se ku badamu, ku ijosi. Buriya ku ijosi ni ahantu hashyira umukobwa muri santima cyane. Urabona ko umukobwa noneho ufite imisatsi biba byoroshye cyane kugira ngo ushyire muri modo anatangire afiringe nyine imibonano mpuzabitsina. Ubundi aha ndi kukubwira ahantu hashobora gutuma umukobwa ahita yisanga mu mibonano mpuzabitsina niyo yaba atabiteguye, niyo yaba atabipanze. Kwa kundi nyine umukobwa aba yarakunaniye, yarakwigira imikina, niyo yaba yatishangiye uramutika kugira ngo muhuze nawe ntibizavamo. Ubwo agashiduka asanga igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kirangiye kandi yabyenjoyinze nawe wabyenjoyinze, ku buryo hataza kubamo ikintu bita kwicuza, kuko kwicuza nabyo usanga atari byiza, atari ibintu bibereye abantu bakoze imibonano mpuzabitsina mu by'ukuri. Uramufata gutya hano mu ijosi uku ugasa nk'ufata ikiganza ukagicengiza mu misatsi ye intoki, cyane cyane umukobwa udasutse biba byiza kurushaho, ukabicengezamo intoki gutya ukagarura hano ugahita ukora hano mu ijosi, cyangwa se ugasa nkaho ugiye kumwongorera ukamukozaho ubwanwa, akantu k'ubwanwa mugatindeho. Buriya abantu benshi bajya ngo kanagusha ubwanwa ngo mwinshi ngo butuma musa nabi. Ntabwo butuma usa nabi kwa undi muntu bikeneye kugira ngo ajye muri mudu yo gukora imibonano mpuzabitsina. Mu by'ukuri niba wogoshe n'ubwanwa, reka ndagaruke nk'abantu bogosha ubwanwa mukamariza. Niba wogoshe n'ubwanwa ni amakosa uri gukora, ukabumarizaho ukabukuraho ukamera nk'umukobwa, ukamera nk'abandi gutya, ntabwo ari byiza pe. Ni byiza ko wowe umugabo cyangwa se wowe musore ugomba kuba ufite utwanwa dukeya hano, niba binakunze na hano bukaba buriho, ukaba utandukanye n'umugore mu by'ukuri. Ni ukuvuga ngo niba umukozeho hano ugasa nk'ugiye kumwongorera hano gutya, ugasa nk'ugiye kumwongorera ugahita ufata nk'ururimi ugasa nk'ukoza mu gutwi gase utarushyize mu gutwi, ugasa nk'umuntu usohora nk'umwuka ngo gutya nyine mu gutwi,
bihita bigenda bikamanuka bikagera mu mutima mu bwonko bikamanuka no mu gitsina cy'umukobwa ngo ba urugendo rukisuka ahita yumva ashaka imibonano mpuzabitsina biteye ubwoba hahandi aba yumva agusabwa byanze bikunze. Ni naho usanga rimwe na rimwe abakobwa cyangwa se abagore bubatse bashobora gukorera amakosa yo kuba baca inyuma abagabo babo kandi batabiteguye mu by'ukuri. Ukora gutya mu misatsi pole pole gake gake ugenda ariko uhanyuza n'intoki urumva pole pole ntabwo bivuze ngo wirukanke nta marushanwa uriho nta kintu cyadanije gukora ni ugushyira umuntu muri modo kandi noneho ukamwereka ko umwitayeho warangiza ugasa nk'ugiye kumwongorera ugakozamo akarimo ukitsamo umwuka mu gutwi kwiwe gake warangiza ukamanura amaboko yawe gutya. Mura rero reka mbabwire n'ikindi kintu mutari muzi nibyo koko amabere y'abagore aberaho konsa abana n'igice ndabyemerera ijana ni nacyo gice cyiza Imana yahaye ababyeyi kugira ngo bajye bita ku bana babo bakiri bato. Ni byiza ko n'ayo mabere y'umugore wawe cyangwa se amabere y'umukunzi wawe cyangwa se y'umukobwa ushaka kuryamana nawe mu by'ukuri niba hari ahantu hateye gushagarira hagatuma umukobwa ajya muri mondo ni amabere nawe bigiramo uruhare. Ntabwo nkubwiye ngo ugende uri kigatsinzi kandi wajya ntabwo ari byo mvuze. Ndavuze ngo nibura niba umukozeho ukamara kumuhumekeraho mu gutwi gakeya akumva iyo mpumeko agatangira kumva nyine hari ukuntu atangiye guhinduka uzamanuke gakeya ugire gutya ufata akamoko ugire gutya gake ntabwo mvuze ngo ushyiremo gusazi cyangwa se wihute gake ukore ko gutya pole nurangiza umukore hano wongere ugaruke uwo muntu nakwimangiye utazi wimbaze rwose ndabivuze nanabisubiramo uwo muntu naramuka kwimye uzazi wimbaze cyangwa se ukaba wowe ubwawe wabikoze nabi. Niba uzi ko uzabikora nabi usubire inyuma mu kiganiro inshuro nyinshi zishoboka hanyuma ujye ubikora neza mu by'ukuri kugira ngo ujye muri mudu umugore wawe ayo mazi ayabone nawe ubwawe uyenjoyinge hahandi ku buryo uryoherwa n'imibonano ukavuga ati ubundi ibi bintu baza bwa mbere mbikoze kandi mu by'ukuri ubikoze kenshi gashoboka. Ni byiza rero ko nanone niba ugiye kuryamana n'umukobwa muri ubwo buryo ubanza ukamuha agaciro icyo bita agaciro. Nta mukobwa cyangwa se umugore ukunda ko umuntu bagiye kuryamana cyangwa se bamugiye gukorana imibonano mpuzabitsina amwereka ko akunda igice cye cy'umubiri kimwe we atamukunze. Nta mukobwa ubyishimiye n'umukobwa wakuvumbuye icyo gihe sinzi ko muba mukiri kumwe aba yakumenye nyine yavumbuye ko wowe utamwitayeho ubwe ahubwo witaye kuri kimwe mu bice by'umubiri we. Mu by'ukuri niba nawe ushaka kuryamana n'umukobwa nibanze umwereke ko umwitayeho. Hari n'igihe rega usaba nabi n'imibonano mpuzabitsina ugasanga umuntu uramuhamagaye ngo wazampaye cyangwa mwandikira ngo wampaye. Ibyo bintu mu by'ukuri bica umuntu intege cyangwa se ugasanga rimwe na rimwe aravuga ati umuntu amfata ate kuko rimwe na rimwe atekereza ko ushobora kumufata nk'indaya cyangwa se umufata mu bundi buryo nk'umuntu udafite agaciro. Ni byiza ko umukobwa n'uwo ushaka kuryamana nawe ubanza ukamubwira ati amakuru umeze neza waretse tugahura mugahura bwa mbere mukaganira. Si ngombwa guhita umubwira ngo ndashaka kuryamana nawe ntabwo ari byiza ko wamubwira gutya ahubwo ni byiza ko we umubwira uti njyewe naragukunze pe ukamwereka ko nyine wakunze we wese apana kuvuga ngo urakunze igitsina cyawe apana ngo urakunze amabere yawe urakunze iminwa yawe. Ibyo biganisha ku irari kandi mu by'ukuri nta mukobwa wishimira ko umuntu amureba mu mutwe bigezaho cyangwa se umugore abashaka ngo muri ka gaciro ke uvuga uti njyewe naragukunze narakubonye ndakwishimira niyo mpamvu mbona twakomezanya mu rukundo. Buriya umukobwa wabwiye ko umukunda aguha neza yishimiye kuko aba azi ko umukunda. noneho umukobwa wabwiye ngo wazampaye ahita akubonamo nk'umuntu ushaka kumwangiriza ubuzima cyangwa se nk'umuntu wamufashe mu bundi buryo watazi ako gaciro kiwe aba agakeneye byanze bikunze. kandi uzirinde niba utanamukunda pe ubu ushaka kuryamana nawe uzirinde kumwereka ko icyo ushaka ni ukuryamana nawe gusa ukagenda kugira ngo nyine wumve igitsina ko kimeze nyine. Hari abantu bameze gutyo ugasanga umugabo araje aravuga ati ngewe nshaka kuryamana nawe gusa ibindi nta kindi kintu nkeneye
rwose mu buzima bwanjye nta kindi. Kandi mu by'ukuri niba ubwiye umuntu ko umukunda, icyo gitsina urakibona mu by'ukuri kandi ukibone neza mu buryo bwiza, kuko azaba agukunze, kuko mubwiye ko umukunda nawe azaba agukunze. Niba uri umugabo cyangwa uri umusore uri kunyubaka akanya, ukaba ubizi neza ko utewe ipfunwe n'ikibazo cyo kurangiza vuba mu gikorwa cyo gutera akabariro. Kurangiza vuba ni ukutamara umwanya uhagije wishimanye n'uwo mwashakanye cyangwa umukunzi wawe. Uraba ugitangira igikorwa mu masegonda make cyane ukaba wamaze kurangiza. Nta bushake ugira, ntabwo ushobora kwiyongeza ituru ya kabiri, niyo ubigerageje nayo irangira nk'iya mbere. Iyi produit ureba kuri screen yawe yitwa Titanic King. Iki nicyo gisubizo cyonyine ukeneye ngo utandukane n'ibyo bibazo byose, harimo kurangiza vuba, kutiyongeza no kutagira ubushake. Ntuzongera kurangiza vuba nuyikoresha. Yego nibyo ubyumvise neza. Nukoresha Titanic King ntuzongera kurangiza vuba. 98% by'abagabo n'abasore bamaze kuyikoresha yabahaye ubushobozi bwo gukontorora imibonano byibuze mu gihe kitari munsi y'iminota 15 kuzamura. Urabyumva ute? Nawe nuyikoresha bikagenda uko? Icyo ufite gukora ni kimwe. Reba kuri telefone yawe aho hantu hari buto ya WhatsApp hakande inzobere zite zikwakira cyangwa se uduhamagare. Kuko aho uri mu gihugu hose iyi produit ibasha kukugeraho mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Ushobora kuba warikinishije ukabireka ariko ukaba uri guhura n'ingaruka zabyo, cyangwa no kubireka bikaba byarakunaniye ukaba uri kwibaza icyo wakora nonaha. Nawe twandikire tugufashe. Tekereza noneho ubaye uri umusore cyangwa uri umugabo, twese twubaha dutinya ufite n'ubwanwa ariko ugasanga ufite igitsina gitoya nk'icy'umwana, agapipi. Byose yaba ari amakosa yawe kuko ntacyo urabikoraho kugeza aka kanya. Nitwe twenyine twihariye dufite produit nziza cyane igufasha kongera ingano y'igitsina cyawe, yaba mu burebure ndetse no mu mubyimba, ituruka mu gihugu cy'Ubuhinde. Niba rero wifuza gutandukana no kurangiza vuba burundu, kutiyongeza no kutagira ubushake, kwikinisha ndetse no kugira igitsina gito, ni amahitamo yawe. Icyo twe dukora ni ukuguha imiti myiza ikora kandi yizewe igufasha kubihagarika burundu. Twandikire kuri iyo nimero ureba cyangwa se ukande kuri iyo buto ya WhatsApp, ubundi nawe tugufashe mu. Ariko kuki abantu babitaruka? Kuki abantu babitaruka? Bivuze mwabagabo mwe nimba uzi gutera akabariro bitarimo neza, nyamuneka imiti irahari everywhere you go. Ibaze. Ego sabe kugira ngo urugo rwawe rumere neza.